guys no tugiye gupiga icakura murabona ko tayari ibitunguru ndimo ndabitoratora abantu umunsi ngiye kubakubita food hack irenze kuko ni food hack ari cya life hack simbizi. Anyway, ngiye guteka nyine ibintu baretse muraza kubibona sibyo mwe well stick with me sibyo to the end sibyo uraza kunshimira nyuma tuko ngiye kukwereka food hack irenze naho uzagenda uyikora. Ni ibiryo ushobora guteka bitari bukurushye kandi nanone mu gihe wumva warunaniwe cyangwa like ibiryo ushobora gufata mu gihe cya dina nyine tubyoroheje. Nibyo ngiye kukwereka ukuntu wabiteka tu. Icyambere igitunguru must ko ibiryo bitagira igitunguru yo sinzi no kuntu bimeze kabisa. Ushobora guteka ibiryo bitafite igitunguru ni icyambere. Don't mind ibyo hano twe dukoresha ibitunguru by'umweru cyane mu Rwanda. Nzi ko ibitunguru bundi ari bya salade ibitunguru by'umweru. Ko hano igitunguru cy'umutuku kirahenda koko yewe bya bindi biwacu twagiraga kare kandi ntabwo wapfa kubyigurira kubishatse. Cyetse uzi kujya guteka ibiryo special urakibura yene ukagiteka ko ngenda cyemera nyine tu. Ariko hano umuntu amenyere so amagi jambo nabyo turi bubikoreshe. Ushobora no kongeramo sosiso cyangwa utundi tuntu like dufate wenda utunyama duto umuntu ajya karaga natwo ukadukoresha. Ariko hano ngiye nari mfite jambo so nizo nakoresheje gusa. Jambo za hano ntabwo ziryoha cyakoze izo mu Rwanda shaso jambo zabaga zirenze iza hano sinzi. Ariko nazo nta kibazo zirarikikaye. Kandi niyo uri guteka ugomba gutestinga ku bintu ugiye guteka cyangwa ibintu uri guteka sibyo. Abantu rero bateka ntimwe testing ibiryo nyuma ukaza gusanga ibintu byapfubye cyangwa byabaye foshe. Buri umutetsi ruri y'umutetsi ibiryo uteka ugomba gutestinga otherwise ushobora kugabura ibintu utazi ukuntu bimeze kabisa wapi. Buretse ibintu ngoze murabibonye ukubita igi ukarimara umva ukarimaramo ryose. Hari abantu bapfa bakubita igi rimwe ubundi bakahita bajugunya ugasanga utaye amagarama y'amagi kandi yaye kongera umuleti wawe ukaba munini n'iki igi urarikubita ukamaramo muri kiriya gishishwa ukamaramo neza rero ryanaguhenze nyine. Ubundi abantu ikirya amagi yawe yose umaze kuyakubita ameze fresh sibyo. Wongeramo ibirungo ushaka. Njye nakoresheje garlic and pepper na magi. Hama nimuze mumbwira ngo ese nguko wapfuye gusukamo mu dushashi n'iki. Ngiye mfite ibipimo byanjye nawe biriya bintu by'ungo ngo koresha ngo ka teaspoon whatever buri wese apima uko abishatse sibyo. Nanjye rero nabipimye uko mbishatse mba mbizi uko mbipima. So ya magi yayo umaze kuyakubita ukavanga neza uvangamo na bya bitunguru ko nyine wumva ikirungo ku kindi n'ikindi na jambo nazo umuntu aza kuzongeramo nyuma nuko nabaye ndetse ngo zibe zifata umwuka zinata umwuka byose hamwe. Indi ingredient sasa rero ni umugati. Ninde wari uri kwimagina ko umugati uraza buretse uzurero nawe dutendo ahangaha. Ndabizi abantu benshi ntabwo babizi niyo mwamunabizi mwabibonaga gutyo bitambuka ngiye kubibereka sibyo. Nawe uzagenda ubiteke ujye ubiteka mu gihe wumva kabisa ufite ubunebwe cyangwa urushye cyangwa ushaka guteka ibintu bya fast. So kuri wa mugati penkupe za hano reba n'ukuntu zingana reba ukuntu kantu kangana wakanura ipaki yose utayikubita ukahita uyirenza nta nubwo yagaruka ntibibaho. Hano bagira kujya uzabone penkupe nini nk'iriya zimwe zo mu Rwanda umuntu yakubitaga rimwe kabiri gatatu abantu ukahita wumva inda yabyimbye. Ahangaha urarya ugashiduka ipaki urayimaze. So muri ya penkupe yawe urabona nyine mwabonye ukuntu abikase like urakata ya bore y'umweru ukayivanamo tu. Noneho abantu ikintu cyasigaye gutegura ipanu ntimuyimindinge rwose. Agapanu k'iwakanjye karashaje akungo gashaje niko karyoshye ibiryo sibyo. Njye ipanu rwose niyo naguze nk'ikigera muri Pologne. So urabona ko irashaje ko kishaje nkanjye. No murabona ko nozanuza za jambo nsinzivanga n'amagi nuko tufata wa mugati w'inyuma ukawushyira ku ipanu. Nakoresheje butter ushatse wakoresha n'amavuta byo ntare buretse ko amavuta ashobora gutuma ushiriza fast. No mo hagati usukamo ya magi yawe ukatufata ya bolo y'umweru y'umugati ukayitosa bidubika mu magi ubundi ugaterekaho hejuru
man iyi bori birenze koko so ndahita gute reka tuyite omelette toast kurde mvuge gute mvuze igipolish like reka tuyite toast nyine y'umuleti tu reba ukuntu imeze tayari kaba kabaye already birarangiye hari iminota bintwaye mubonye hari iminota bintwaye like usukamo hagati ukadubikamo ya boro yawe y'umweru ukayitosa mu magi ukayishyira hejuru sibyo noneho ibintu byose biba birangiye ngaho nawe umbwira iminota bintwaye kandi ubwo tayari biba byabaye abantu rero bagira ikibazo mu guteka umuleti ugasanga birabacanze reba nkanga utetse umuleti n'umugati byose hamwe kwa kuntu watekaga umuleti ku ruhande ukajya gukata ugashyira mu mugati hano biba biri kumwe byose kandi biryoshye kubi we ndakubwiye umva nawe uzagenda ubigerageza uzambwira uvuga umugati already uri crunchy sibyo uri crispy nyine tu like outside mo hagati harimo umuleti mbese bifatanye sinzi n'ukuntu nakubwiye ahubwo biranandenze kandi naranabiriye already sibyo nawe ugenda ubigerageza ushobora gukoresha like sauce ushaka mayonnaise ketchup whatever sibyo ubundi ukagenda ukaryoherwa kabisa ugafuka kanywaje ntabwo kagomba kubura ikintu kinywaje kabisa yewe mfite agacuma kanjye mpita nisukiramo yogurt ngiye nkunda yogurt nyine tu ushatse wanywa ji wanywa icyayi wanywa iki abantu uko ubishaka tayari ibintu biba bibaye hari iminota ibiri bintwaye kweri ngaho nawe ugenda ubigerageze kabisa uzambwira I mean like you should try this cause it's really mind blowing kandi urabona ko byoroshye nyine tu ntabwo ari ibintu bigoranye kabisa ku bantu batazi guteka umuleti nkwigishije uburyo uzajya uteka umuleti ntukurushye kwa kuntu ngo ntuzi ukuntu ngo biri bucike cyangwa biraza bidahiye hano biba byahiye urabona ko umugati w'abana bitangiriye so I mean genda aho bigerageza uzambwira kabisa anyway naka kantu ashaka kubereka karoshye ko guteka you guys keep subscribing to our channel share like and comment ikintu cyose mwumva ko twabakorera nacyo turahari kabisa tuzabakorera turabemera cyane peace out